ese ujya ubona ukuntu umubiri wawe rimwe na rimwe ukora ibintu nawe udasobanukiwe nko kwitsamura, kwayura, gutsepfura, ibinya n'ibindi. Kumva ntibyari ngombwa kuko bishobora gutuma useba mu bantu, nyamara birinda umubiri wacu cyane. Kurikirana iyi video kugeza irangiye, ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi video. Niba uri mushya, kana subscribe kuri YouTube channel Menya TV, ugume ku ruhande rukungura ubwenge buri munsi. Uyu munsi kuri Menya TV tugiye kukubwira ibintu bidasanzwe umubiri wawe ukora igihe wirinda. Icara witonze wiyumvire. Kwayura. Rimwe na rimwe ujya kumva ushatse kwayura ukabihagarika, ikindi gihe ukabyibuka bigeze hagati. Waba uri kuvuga, uri mu bantu cyangwa se igihe uri wenyine. Ntukagire ikibazo. Kwayura ntago bikwirakwiza udukoko nko gukorora. Umubiri ubwawo niwo ugutera kwayura. Urugero, nk'igihe wakoze cyane unaniwe, ufite stress, igihe wahaze cyangwa se igihe ushaka gusinzira. Igihe wayuye ubwonko bubasha kwakira oxygene nyinshi, ari umwuka mwiza duhumeka ku inshuro ebyiri ziyo wakoreshaga. Ibyo bigatuma ubwonko bukora neza kuko buba bunaniwe. Ubutaha ujye wibuka gufata umwanya uhagije uruhura umubiri wawe. Gutsepfura. Kwayura bifata akanya gato, ariko gutsepfura bimara akanya, kandi bishobora kuza igihe icyo ari cyo cyose. Bamwe bakora ibintu byinshi bitandukanye ngo babihagarike, nko gushyira agapapuro ku gahanga cyangwa mugenzi wawe akagutera ubwoba. Bamwe bakunda guhita banywa amazi, kwicara wegamye cyangwa gusimbuka ku kaguru kamwe. Ese ujya wibaza impamvu rimwe na rimwe ujya utsepfura? Igihe umuntu ariye yihuta, agatamira ibiryo byinshi cyangwa akarya ibiryo byinshi cyane mu gihe gito, bituma kamwe mu dutsi gatanga amakuru ku bwonko bita vagus nerve kadakora neza. Ako gatsi niko gafashe ku gifu kajya ku bwonko no kunzira ibiryo bicamo bimanuka. Igihe utangiye gutsepfura, ntukagire ubwoba, ahubwo ujye wumvira umubiri wawe kuko buri kukubwira ngo utangire urye witonze. Gushiduka igihe uryamye. Ujya wumva igihe uba utangiye gusinzira ukikanga ugize ngo uraguye. Icyo gihe umubiri wawe unaniwe cyane, bigatuma igihe wirambitse ibice by'umubiri wawe bimera nkaho nabyo biruhutse. Ibiba bikubayeho babyita myoclonic cramps. Nkuko ushobora kubitekereza, ibi nabyo birinda umubiri wawe. Igihe utangiye gusinzira, uburyo wahumekaga biragabanuka cyane byihuse. Ubutumwa buhererekanwa cyane vuba ku bwonko bujya ku bindi bice by'umubiri buhita bugabanuka cyane. Rimwe na rimwe ubwonko bukibeshya ku bibaye, bukagira ngo ni umwobo cyangwa se uraguye. Icyo gihe buhita bwohereza ubutumwa bwo kugukangura, niyo mpamvu biba bisa nkaho ushidutse. Rimwe na rimwe nk'ikintu kiza ubwenge cyane nk'ubwonko bw'umuntu bushobora kwibeshya mu murimo bukora. Urumeza. Gusesa urumeza ni ibintu twese tuzi kuko bitubaho kenshi cyane mu buzima bwa buri munsi. Rimwe na rimwe ruzi igihe ukonje cyane cyangwa ufite ubwoba bwinshi. Rushobora kuzana none igihe ugize ibyiyumviro bikomeye muri wowe cyangwa urebye agace ka filime ukunda cyane. Umubiri wawe usesa urumeza mu kugenzura ingano y'ubushyuhe umubiri wawe ugize. Niyo mpamvu kubera urumeza umubiri ubasha gushyuha igihe uri ahantu hakonje. Kwinanura. Igihe ubyutse cyangwa umaze kuruka ku manywa uba ushaka kwinanura. Winanura igihe umubiri ushaka kwitegura imirimo inyuranye uza kuwucishamo ku munsi. Iki gikorwa gisa n'aho ari gito, ni ingenzi cyane mu gukora neza k'umubiri w'umuntu. Kurira. Byibuza buri wese yarabwiwe rimwe mu buzima ngo kurira ni ngombwa, birafasha. Nubwo atari ibintu bisanzwe muri rusange kurira ku mugaragaro, ariko kurira birafasha cyane. Kurira bigabanya gupfukiranwa kwaho agahinda cyangwa ibyishimo bibikwa mu gace k'ubwonko bita cerebral cortex igihe ugize ububabare budasanzwe. Urugero nko kwikata. Icyo gihe ubwonko buba buzimiranijwe n'ububabare. Abascientifique benshi bizera ko mu gihe cy'ibyiyumviro by'ububabare burusha kwikata, kurira bifasha cyane. Igihe wumva ushatse kurira, ujye wirekura kuko biruhura mu mutwe. Kwitsamura. Kwitsamura bibaho mu mubiri w'umuntu igihe utuntu twinshi nk'ivumbi cyangwa mikrobe twirundiye mu nzira z'ubuhumekero mu mazuru. Udutsi dutwara ubutumwa tubujyana ku bwonko tubuvanye mu nzira z'ubuhumekero mu mazuru, tubura uko dusobanura ubwo butumwa. Ibyo bigatuma uhita witsamura mu kugabanya cyangwa gukuraho utwo tuntu tuba turi mu nzira z'ubuhumekero mu mazuru yawe. Ese wari uzi ko igihe witsamuye umwuka usohoye uba ufite umuvuduko ungana no kugenda ku birometero 160 ku isaha, ndetse ko umwuka uba urimo bagiteri zirenga 100,000? Gukanyarara k'umubiri igihe umaze akanya mu mazi. Ujya ubona ukuntu iyo umaze akanya uri gukoresha intoki zawe mu mazi, nk'igihe umesa, woza ibyombo cyangwa woga, intoki zawe n'amano bimera nk'umubiri w'umuntu ukuze. Wakwibaza ngo ibyo biterwa n'iki? Ibyo biterwa n'ubwirinzi bw'umubiri wawe. Igihe intoki zawe zibaye gutyo, imitsi y'amaraso iriyegeranya, bigatuma ingano y'umubiri wawe ku ntoki cyangwa ku mano igabanuka, bityo bikagufasha gukomeza icyo ufashe nubwo waba ukonje cyangwa gufata ibintu binyerera nk'ikirahure cy'amazi. Iyo hashize akanya uvuye mu mazi utangiye gushyuha, umubiri wawe wo ku ntoki no ku mano urongera ugasubirana ingano yawo, n'imitsi y'amaraso ikongera ikakira ingano y'amaraso isanzwe yakiraga. Ibinya.
ujya wumva rimwe na rimwe umaze akanya wicaye wajya guhaguruka ukumva wagize ibinya mu kaguru cyangwa mu kaboko. Bamwe muri twe batangira kuvuga ngo va ku giti dore umuntu cyangwa se ibindi byinshi twibwira. Ibyo bikubaho kubera ko hari igihe wicara ukicarira udutsi tujyana ubutumwa ku bwonko tuba ku maguru cyangwa mu kaboko. Niyo mpamvu ushobora kwinosha ukumva ntago uri kubabara kuko ntago ubutumwa buba buri kugera ku bwonko nk'uko bwakwiye kugenda. Niyo mpamvu kandi iyo uhagaze wumva ibintu bisa nk'ubushagarira mu kaguru cyangwa mu kaboko, icyo gihe ubwonko buba buri gushitura uturemangingo two muri ako gace ngo twongere dukore neza. Duhe igitekerezo muri comments. Ntuyibagirwe kandi gusangiza abandi iyi video. Niba uri mushya kanda subscribe kuri YouTube channel Menya TV ugume ku ruhande rwungura ubwenge buri munsi.